Haleluya. Tugiye gukoresha akahe gatoya ariko mumfashe imitima yanyu ibe hano. Haleluya. Kandi gusohoka mube mwihanganye twige ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ritubwira ngo hashize akanya baribagirwa. Hashize akanya baririmbyi baribagiwe. Hashize akanya abakristo baribagirwa. Hashize akanya bavuga butumwa baribagirwa. Hashize akanya ba mwarimu babibagirwa inshingano zabo. Hashize akanya turibagirwa. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Nawe utekereza aho wibagiwe. Hari igihe twibagira ukicara hano waribagiwe, hicara hano imbere hari ibyo nibagiwe, ariko ako kanya gahise turibagirwa. Tugiye kureba uko twakongera tukagaruka tukibuka. Amen. Hari umuntu wavuze ngo u Rwanda rutibutsa aho rwavuye rwasiribangana. Nibyo koko. Nawe wibagiwe aho wavuye, wibagirwa ko wajyaga bikugoye, wibagiwe ko wambaraga bikuruhije, wibagiwe ko wahingaga ugataha gutyo, wibagiwe. Umva, ubwami bw'ijuru nta wabugeramo. Mureke dufata agahe twibuka aho twavuye, dukenyere twambara imbaraga, urugendo ni rurerure. Iyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho turayisanga muri Zaburi 106 umurongo wa 13. Uwo murongo wonyine tugiye kuganiraho tuwusesengure twumve ngese Uwiteka ari kutwibutsa iki, Uwiteka ari gushaka kutubwira iki, Uwiteka ari gushaka kutwongorera iki. Imana iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza. Zaburi 106 umurongo wa 13. Abahageze tugiye gusoma Zaburi 106 umurongo wa 13. Aravuga ngo hahise akanya bibagirwa imirimo yakoze, ntibarindira ko isohoza imigambi yayo. Ansubiremo 13. Hahise akanya bibagirwa imirimo yakoze, ntibarindira ko isohoza imigambi yayo. Twakire neza amagambo y'Imana. Umurongo wa 13 Zaburi 106 nushaka kuyigendana umva ngo hahise akanya, haciyemo amasaha 2, haciyemo umwaka turi muri corona, haciyemo imyaka 2 abantu batagisenga, batakinjira mu rusengero ngo baribagirwa. Hari abantu bibagiwe ko Imana ari Imana. Hari abantu bibagiwe ko Imana ikwiriye gusengwa. Muri corona hari abantu bibagiwe kubaha Imana, batangira gusinda, batangira kugira amagambo, batangira kwiba, batangira kuriganya, batangira kuvusha abandi amaraso atariho urubanza, batangira kwesikoruka, batangira kuyoba inzira. Hahise akanya Abisiraheli baribagirwa. Bibagirwa ko Imana yabakuye muri Egiputa ari inyamaboko, bibagirwa ko Imana yabagaburiye, bibagirwa ko Imana yabambukije inyanja itukura, bibagirwa Imana kubera ko kanya kahise. Ako kanya kaciyemo ubwo Mose yari agiye kuganira n'Imana ku musozi muremure, ngo baratangira barayoba. Ngo bamaze kuyoba, mwumve na Aroni ikintu yakoze, ngo begera Aroni bataroni, Mose wadushoreraga, Mose wadutwaraga, ntawe ugihari, Mose yarapfuye, Mose yaguye iyo yagiye. Aho bigeze rero Imana ya Isiraheli ntayihari, ahubwo dufashe udukorera indi Mana izatujya imbere ikatuyobora tugasubira muri Egiputa. Ngo Aroni ngaragikora, kandi Aroni yari umufasha wa Mose. Amen. Aroni nawe aribagirwa. Muri twe harimo ba Aroni mu masengesho babaga barimo, bakibagirwa ko Imana yavuze, bakibagirwa ko Imana bakwiriye kuyikiranukira, bakibagirwa ko Imana ari ngombwa kujya kuyiririmbira. Hari umuntu wamamagaye muri corona aravuga ngo Imana ngo yaramubuje ngo ntakinjire mu rusengero, ngo kiko Imana ngo ntayari yakingura. Ubu siko turimo yaratubujije. Bantu barayobye, baribagirwa.
Aroni nawe aribagirwa sha, yibagirwa ibitangaza Imana yagiye ikorera mu maso yabo. Nawe hari igihe wibagirwa, ukibagirwa ko wubatse urugo bikugoye, ukibagirwa ko wiswe umuririmbyi bikugoye. Ni ukuri ukibagirwa ko Imana yari ifite abandi b'ibikwerere bo guhamagara, ukabyirengagiza. Bakubwira ngo genda gutyo ugashinga ijoro, bakubwira bati umukristo asabwa ibi, umukristo asabwa kutanywa inzoga, umukristo nyakuri asabwa, haleluya, gukora ibisabwa mu itorero, asabwa kuba yujuje inshingano zose. Okay. Ambwira ibintu bitatu, ndangije ndavuga ngo koko ibi bintu biraherekezanya. Haleluya. Ukabaho wibagirwa, ukibagirwa ko ufite inshingano mu itorero, ukibagirwa ko uri umuririmbyi ukwiriye kujya kuririmbira Imana, ukibagirwa ko ndi mwarimu, ukibagirwa ko nkwiriye kuzuza inshingano zanjye, ukibagirwa ko uri umukozi w'Imana, ukifata ukutare. Haleluya. Wahashize akanya baribagirwa. Abisirayeli barasambana, Abisirayeli bakora igishushanyo, baratangira barakiramya bagiterera amasari, Abisirayeli batangira kwiba, Abisirayeli batangira kwiyambika ubusa, Abisirayeli baje gutoboza amaherena. Haleluya. Abisirayeli ngo barayoba birakomera, ariko ngo hahise akanya nawe uja wibagirwa. Waba uri iwanyu ukibagirwa, waba uri mu rugo ukibagirwa kuri umukristo. Umuririmbyi yarembye ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ngo nzahora, Imana yaravuze ngo uzabe we ugeze mu rusengero. None se Imana yaravuze ngo nzabe umukristo ngeze hano ku ruhimbi, ngo nzahora ndiwe mu bintu byose ngezeye. Umukristo uri mu murima, umukristo ufashe urugendo ugiye kurema isoko, umukristo uri gucuruza ubushera, umukristo bakugaruriye amafaranga menshi wiyarya ntara yawe, umukristo umushitsi agusuye. Hari umuntu duherutse kuganira ndavuga ngo Yesu ashimwe yaragiye, nuguhura n'umurokora amakuru mu gihe atari yakubwira Yesu ashimwe ugatangira. Wari ubizi sha bamufashe yasambanye? Wari ubizi? Umva yaraducumuje sha muri korari twaravuze araducumuza, nje ndaza kuyivamo. Wari ayiwe ntago ari by'Imana ishaka. Tugomba kuba abakristo iminsi yose, mubwira uti Yesu ashimwe, mu murimo si biri kugenda, amakuru ya runaka arakomeje urugendo. Amen. Hashize akanya baribagirwa, mu mirimo bakirirwa bataramya abandi, abo ni abakristo. Haleluya. Bakirirwa bagutaramye, nkirirwa ngutaramye, ariko ntago bikwiye. Ahise akanya baribagirwa, hahise akanya wibagirwa ko kujya byakurushaga, hahise akanya wibagirwa ko kwigurira igitenge bye byaragucanze, hahise akanya ca muribagirwa nabi, nanjye nkibagirwa. Nshuti zanjye mureke twe kwibagirwa. Kora umurimo bakaguhendahenda, bakaza bari gukurura ngwino rata, ariko si waje tukaririmbana ngwino, waraguye si wagushijwe n'iki, bayariko bakamera nk'abari gushumika mu mugozi, ariko sako kanya wibagiwe wabihagararamo. Haleluya. Haleluya. Nukureka mbabwire, niba ari abantu ku isi bibagirwa, ni abantu bitwa ngo ni abarokore.
abarokore turibagirwa, ukibagirwa Imana, ugatangira ukipfumura, ugatangira ukambara nabi, ugatangira ukagusha abandi ngo gutura ntacyo bimaze, ugatangira ukabwira abandi ngo kubaka si bimaze iki, ugatangira ukabwira abandi ngo nje gusura ngo sinabonekayo, ngo nje sibansuye kangahe, ugatangira ukabwira abandi ko runaka ari mubi, ugatangira ukabwira abandi ko mwarimu ari igisitaza, garukira aho ugeze, garuka we kwibagirwa. Nta wari uzi ko no kugira ijambo byawe byarakunaniye we, none uri kuririmba ugacanga uti yari yarabitubwiye, utangiye kwibagirwa ko nta jambo wari ufite. Ubu si kuba witwa umuririmbyi nta jambo ufite, mama ga kuba uri umuhanuzi ubu nta jambo ufite. Haleluya. Yewe wowe kuba mwitwa abakristo mukaba mugiye gusohoka bakavuga bati ngabo abangirikani baratashe, ura ntabwo ari jambo Imana yaguhaye. Abandi bari kwirwa muri kabare baruhijwe n'imitwaro, bandi bari kunangura amatafari, nkibaza ariko se guhera kuwa mbere ukageza ku cyumweru ugatangira kuwa mbere, ntabwo ari umuruho we, si umuruho. Ariko twe twakenyeye twaje mu rusengero turicaye tuganira ijambo ry'Imana, abandi bari kuruha hanze kandi hari igihe batazanabijya. Haleluya. Ariko hahise akanya, nshuti yanjye we kwibagirwa, ihangane uje utegereza Imana, tegereza Imana, yirindire aho yagusize izahagusange, izasanga ukitwa umukristo, izasanga ukitwa umuhanuzi nyakuri, izasanga nkitwa mwarimu mukuri no mu mwuka, izasanga witwa umunyamasengesho mukuri nta binyoma uri kugerekaho, izasange aho ngaho urarihuri mu izina he guca akanya ngo wibagirwe. Haleluya. Ngiye gusoza, reka nsoreze kuri aya magambo ari muri Zaburi, n'ubundi ntabwo ndasiga Zaburi 37 umurongo wa 34. Zaburi 37 umurongo wa 34. Aravuga ngo uje utegereza Uwiteka ukomeze mu nzira ye, nawe azagushyirira hejuru kuragwa igihugu, abanyabyaha bazarimburwa ureba. Kansubiremo, uje utegereza Uwiteka ukomeze mu nzira ye, nawe azagushyirira hejuru kuragwa igihugu, abanyabyaha bazarimburwa ureba. Twakire neza amagambo y'Imana. Ngo uje utegereza Uwiteka, numara kumutegereza ngo ariko ukomeze inzira, ukomeze mu nzira, ntabwo akubwiye ngo gira aho ukatira, ntabwo akubwiye ngo vamo ngo uje mu badivantiste ngo hari Imana. Hose hari Imana. Muririmbyi yaravuze ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe. Ubu si muri iyi si byiza twabikurahe. Uje utegereza Uwiteka ukomeze mu nzira ye, nawe azagushirira hejuru kuragwa igihugu, kubera ko wakomeje inzira ye, kubera ko wakomeje gukiranuka, kubera ko wakomeje kwihangana, kubera ko wakomeje gukizwa, kubera ko wakomeje imirimo myiza, kubera ko wakomeje rwa rukundo Bibiliya itubwira mu Baroma, kubera ko wakomeje inzira ye, azagushirira hejuru kuragwa igihugu. Ngarika abanyabyaha. Haleluya. Murebe hano. Haleluya. Umva ngabanyabyaha ngo bazarimburwa ureba. Je nta narinzi ko tuzabireba nabyo, arega tugomba kugira ikizere ko tuzagerayo. Ngabanyabyaha bazarimburwa tubireba, abanze kumva Imana, abanze gukizwa, abo bazarimbuka turi kureba, turi kuririmba ngo mbega umunezero, mbega umunezero. Haleluya. Bazarimbuka tureba. Ibaze kureba ndimbuka, ibaze kureba urimbuka,
ntabona urimbuka cyangwa ukabona ndimbuka, narakoze narageze no mu itorero, biragatsindwa n'Imana. Uje utegereza Imana nshuti yanjye, mu bibazo ufite, mu bigeragezo, mu makuba, baguserereza, bakwanga mu itorero, bagutunga intoki, bakwiruka aho ugiye gusenga bari kubikuziza, abaturanyi bavuga ko wasaze, bavuga ko ntacyo uzakurayo. Uje utegereza Uwiteka maze wikomereza inzira ye, ngo nawe azagushirira hejuru kuragwa iki? Amen. Ibiganza by'umunezero. Amina. Umuririmbyi yaravuze ngo nikomeze ku rutare, naho ahandi ni umusenyi, naho ahandi hose ni umusenyi. Ngo ikiragi bigeze kugikubita cibye, baragikubita. Ubagiye kumva bumva kiravuze, kitaho bigeze mu mbabarire none ndavuze. Amen. Iyi si turimo igiye gukubita benshi, ariko ihangana ukomeze mu nzira y'inshuti yanjye. Isi ye kugushuka, mugabo washatse ye kukubesha. Twikomeze ku rutare Yesu, ahandi ni umusenyi. Ashobora no kuguca intege ngo ntacu uzakura yo gusenga, ntacu bimaze. Nyoko buko akaguca intege, umuturanyi akaguca intege, mwana wawe akaba yaguca intege akugerageza, ariko komeza inzira ye. Azakuraga igihugu kandi abanyabyaha barimbuka ugira ute? Ariko twibuke ngo hahise akanya bagira gute? Ayiwe, ukibagirwa icuricu, ukibagirwa kuri perezidante wa korali, ukibagirwa kuri ribu, ukibagirwa kuri umunyamasengesho, ukibagirwa kuri umukirisitu, ariko hahise akanya, ako kanya ke kuja katuma wibagirwa. Amen. Uranarebye ibintu nanyuzemo, ibigeragezo, ntambara, nanyije ndavuga ariko sinikomeze kurindi ku mugabo si, ku mwana si, ku miryango, ko nabo ari igihe gito. Reka nibere muri Yesu niririmbire. Haleluya. Niririmbire, numva kuririmba bindi. Imana izanshoboze, nawe nigushoboze, niguha imbaraga, ibindi byose nubusa nshuti yanjye. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, ariko si nta kanya wagezemo ukibagirwa, kibagirwa ko gushima Imana. Ariko we kuki tutagishima? Gushima reka da, twese twabaye abatindi nyakuja, banyagupfa, banyakwigendera. Buriya wari uzi ko umuntu yagiye mu iyerekwa, agiye kubonabona marayika ushinzwe kwakira amashimwe ngo ari gusinzira, arasinzira neza kubera ko yabuze amashimwe yakira. Ariko uwo kwakira ibyifuzo, ye baba we, kwakira iby'abagabo bananiye, kwakira iby'abavuye mu ngo, kwakira iby'umurimo wananiye, kwakira iby'abantu bafite abana barembye, kwakira iby'abantu barwaye amakanseri, arateze. Umva igitabo cyaruzuye, ariko uw'amashimwe do ntabwo tugishima Imana. Hahise akanya turibagirwa. Waba wejeje ibiro 50, bati turapfa, zarira twica, zibari kutubaza amasarura. Ayiwe, ubu si turabaho gute? Ariko ayo mafaranga ya buri munsi, ayo maturo, ayiwe, njyewe barancimuzaga. Ni ibisambo ne. Hariho nigeze kubyumva na ntiyamenye ubundi, bari kugenda mu muhanda, nahingiye mu mujyi. Ibisambo, umanza bayaryaga, barayajyaga nukuri, byabarancimuzaga. Umunsi umwe nzahaguruka mbabwire, nzababwira nubwo ari bamushumba abadeperi, nzababwira amafaranga ya buri munsi ntabwo nje nabivamo, ahubwo ndaza kwicara ngo ikibongo cy'icyacu ningo gushima. Arayajyaga. Amen. Hahise akanya baribagirwa. Reka mbabwire akantu k'umusore umwe nisengera Imana. Twaribagiwe n'ukuri, twaribagiwe nshuti y'Imana. Kwibagirwa, ukicara hano waribagiwe, ari ibintu by'ingenzi wibagiwe, kandi wakoraga Imana ikishima. Amen. Amen. Waratambiraga Imana, Imana igaseka, warasengaga Imana igaseka, washima Imana, Imana igaseka. Ariko si ayiwe, nta muntu ugishima Imana.
nta muntu kivuga ngo mana warakoze ahubwo amaganya ye baba we wamubwira utariko reka dukorera Imana reka dutanga isimira hakurya wabivamo wakwihorera sha wakwihorera kaho wari uri hari habi na cyaginzi inzu yari yenda kukugwaho cyagihe wari warabuze n'amavuta yo kwisiga wakwihangana gakorera Imana uko ushoboye ahise akanya turibagirwa na umusore yaribagiwe umusore yaragiriraga umuntu amatungo nta kintu yagiraga iwabo bari baramuciye ati rero nta munani tuzaguha genda turakwirukanye mu rugo kubera ko atari nje wakubyaye ubwo ni se wari umwirukanye genda aragenda aja kureba haje arakorera ibiryo ati byibuze nje ndabona umuntu nk'ibiryo naho ibindi by'ubuzima bwo kuzana umugore nk'abandi ibyo ntago byavamo kangende ndebe ko baja barampa ibiryo aragenda ku mugabo wari ufite inka ebyiri akaja aragira agashora mu gitondo akaja kurya bakabimuhagute bamutuka bati ntiwahagishije ayiwe bakanamukubita ngo baramukubitaga bamuzinze mu mufuka wa kirojana bagakubita bati wowe genda uragire tahe saa moya niho inka ziraba zihaze kandi nurangiza uje kuvoma uzishore wehe uraryama saa yine akajya abikora ngo arebe ko bwaca kabiri ngo igihe kimwe kubera ko yakundaga Imana yaravuze ati wenda nzapfe ndi umugabo tuzakunde gupfa turi abantu bazima haleluya ngo nuko umugabo musore akaja akora ku gitutu gutyo gihe kigeze Imana iti kandi nzakugirira neza igihe aragiye inka ngo agiye kubona abona toraguye urufunguzo munsi yibuye Imana iramubwira ngo uru rufunguzo nararuhishe benshi ngo niwo mugisha wawe nakubikiye mwari muzi ko twese Imana yatubikiye imigisha yatubikiye uko tuzabaho ariko akanya karahita tukibagirwa ngo nuko amaze kurutoragura Imana iti genda ukingure ariko numara gukingura witonde ibyo urabona ubyitondere umanze ufatemo icy'ingenzi ibindi urabifata nyuma haleluya arangije ngo aragenda akingura ubuvumo ngo arangije kubukingura arinjira asanga harimo uruganda rw'imyenda asanga harimo amafaranga asanga harimo amadolari asanga harimo ibyo kurya ye baba we maze iyo umuntu yashonje we arabirya akaja arateka litiro y'amavuta kavuga ati nanjye nivura imvune narasenze maze waje kubitaro bakagukura ku mavuta kubera ko wabiriye nabi haleluya ngo nuko ndarareba ariko ngagiye kubona urwandiko hariya ngo rwanditseho ngo icy'ingenzi haleluya Imana ngo yumva ijwi riramubwiye ngo witonde umanze ufata icy'ingenzi aricyo uheraho umusore ati ye wowe ngiye kwambara nk'abandi ngiye gutereta ngiye kubaka nuko ngaragenda ayora amafaranga ashirumu ayora umufuka w'umuceri aravuga ati shanda byikorera ijwi ry'Imana riramubwira iti witonde niwibagirwa icy'ingenzi uzapfa umusore ati reka dati yewe we maze hari ijwi ritugeraho sha mwuka wera akatugeraho atari ko wafashe uyu muturanyi wamushira ikiro kibishima narihinze ari he ukuntu nazindukaga ayi wowe Imana idufashe ahise akanya sha turibagirwa sibyo iyaguhaye nawe yamuha Imana ishimwe ngo nuko arafata mu bindi araheka ibindi ashira kundi ibindi ayiwe data we ubundi amera nka kadigi ubundi nga ibindi arikorera ariko ijwi riramubwira ngo ntiwibagirwe icy'ingenzi yaracibutse we irutse aragenda ngako kanya agiye kumva ijwi riramubwira ngo kuko wibagiwe icy'ingenzi ukukanye isi ariko ijuru ntajya uzabona ako kanya urutare rurikinga rufunguza ahita rubura bya bindi byose imifuka iratoboka bicera arayibura amafaranga yapfuye neza iyo yibuka icy'ingenzi n'ibindi ntibyari kuza birashoboka ko Imana yamujyanye ngo imugerageze afata icy'ingenzi gusa ibindi umwami abyikorere
nshuti yanjye niba warafashe icy'ingenzi Imana ishimwe, ariko niba ugisigatiye isi uri kuvuga ngo ninjye uriho ukibagirwa Imana no gusengera ibyo ntukibikozwa, ni ukubibona havuga iti nariye natomboye. Gusengera umugabo wawe ntukibikozwa, gusengera abantu Imana yaguhaye ntukibikozwa, ntabyo urimo. Gusura umuturanyi ukavuga uti uyo ararushe nubwo ari mu nzara akamushira ikiro cy'ibishimbo ntukibikozwa. Imana idufashe kibagirwa ko witwa umukristo, kifata ukutari ugatangira gusoma ku nzoga ukavuga uti muzane nsomeho muzane nkweho. Yewe muri korona sha barazinyweye, hari uwaza akansanga mu rugo ati umva abakristo bashize guca nawe avuga nta kundi. Ariko hashize akanya baribagirwa, hashize akanya umusore aribagirwa. Nawe hari ibyo wibagiwe gukora, haguruka dusenge. Hari ibyo wibagiwe, mihigo twarahizeye baba we, mugara twarahizeye, hanikavumu turahiga. Yewe we tuvuga n'ibyo tudashoboye, turiyemera turirarira. Haguruka dusenge, haguruka. Iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, kibasha umuba ndashima ashimo musa wa Yesu ndashima yabatisa ariko cyane umwami Yesu umugabo agira kandi binjira ndashima ashimo musa baba Yesu ndashima yabaziza ariko tugiye gusenga. Hari umumama wansanze mu rugo mbwira ko ashaka kwaturira Imana, twamufasha akigira hino akatura, akigira hino bakamusengera bakamwaturaho amaraso ya Yesu. Ujya urugendo nta muhanga warwo, atumusabe yigire hino nta kibazo ntabwo bafite, kuko niyo minyago tuzacura kuri Yesu. nanjye kuba mpagaze aha biranshimishije cyane, nari nabirize cyane, ariko kubwo mbona aba baririmbyi bari aha na mwarimu babana neza cyane, ariko byaranshimishije. nabaye n'umugoroba ngira ibibazo byinshi cyane, mpawe umugabo bari bagiye kunyica, ndavuga n'Imana ngubu mbigenze, ariko nabonye akanya ko kuzangaha. Imana imfashe gusa munsenge. niba ari ikibazo cyo kutuvuzwa kiri sabye kwatura twihana ibyaha, yihana se yihana nari umunyagatulika, nagiraga ikibazo n'umugabo wanjye, nkumva ko kujya kunywa akayoga ari byo byamfasha, ariko iyo nzoga ndayiretse.
nkumva ko umuntu umbwiye nabi namutuka aribyo byanshimisha. Ibyo byose ndabihagaritse, n'ibindi byose nibagiwe Imana izabimfashamo. n'izindi ngeso mbi n'ibindi bimubonekaho Imana itamurebaho neza, Imana imubabarire. Tugiye gufatanya gusenga Imana. Muri uru rugendo ni ugusaba imbaraga. Ijambo ry'Imana tuganira ngo uhagaze, nawe uhagaze wirinde utagira ute. Twabwiwe amagambo meza, kamvira rimwe kwa ngo igihe ngikoresha neza, ngo wahise akanya ngo baribagirwa. N'Abisirayeli babwirwaga kiriya gihe bamaze gutandukana na Mose. Mose agiye ku musozi, agiye kubonana n'Imana. Bati Mose watuyoboraga ari hehe? Aroni bite? Mose ari hehe? Ngo biremeye Imana y'ikimasa. Ntibasengaga se? Uyu munsi wabona abakristo twaribagiwe, hakubisemo icyorezo biba akarusho. Abantu benshi baguye, basubiye ku nzoga, ku busambanyi, ku biki n'ibiki n'ibiki byose, bari abarokore. Umugore wabaga mu gice cy'ingunguru, ntitamuzi, twashije kugera ku ishuri, yasengaga ati Imana wampaye inzu, Imana wampaye ibyo kurya. Imana iramwumvira bimuha. Imaze kumuha inzu n'ibyo kurya, hajya byagenze bite? Birashoboka ko waba warasabye bati Imana kuba mu bukode birandambiye, Imana kubaho nabi birandambiye, wamara kubona inzu ukaba utacumbikira na mugenzi wawe ukibagirwa. Ndabizi kugira ngo ugere ku rwego runaka huri ntabwo ukunda uku nguku, hari ubuzima wagizemo bushariye, hari ubuzima nagizemo bushaririye, biga n'imihigo, ariko waribagiwe ndibagirwa. Siko biri se? Umugabo mw'iyi minsi ufite amafaranga, wari umukene, wahingiraga abandi, wari umukarani, wagiraga ate, wazituraga amawese. Uyu munsi niwe Imana yagiriye neza, aribagirwa. Ubu niwe mugabo w'inshoreke, niwe mukiriya w'amahoteli, agize ute? Aribagiwe. Umukobwa wasabaga Imana ngo umuhe umugabo, uhesheje Imana icyubahiro, nawe kwita umugabo yabonye ngo ni imbwa. Niwe wibagiwe aho Imana yagize ute? Yamukuye. Umugore mu mwanya wo kwanga afasha abandi nk'uko nawe yafashwaga n'abandi. Uyu munsi niwe uri kumena ibyo kurya, kandi abo kubirya bahari. Imana itubabarire, iturinde kwibagirwa. Hashize akanya baribagirwa. Ngo mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana, bigishoboka ko bushakwa, ibindi tuzagira ute? Tuzabyongererwa. Mushiki wacu Imana kwambika imbaraga. Ubusinzi urimo, wari urimo, ntabwo bwari buzakugeza. Uzi kuzinywa uri kuzisaba, uri kuzitukirwa, abazisengereraga baraziretse. Ndabizi mu itorero
bagabo bene data murambike mushire hasi. Uri kuririmba ariko ninde uri saa tatu z'ijoro saa munani z'ijoro? Ni wowe mukorari umwangire kandi uri gusinda. Ku munsi waguyemo umukingo ntabwo bagukose ikivide hari uko ngo naguye bwahe ngo murabikora nk'abihorera ngo mukagira ngo mpamwe namwe. Biraza kudushira ku mugaragaro. Kadusenga Imana ngo hashize akanya ngo baribagirwe imirimo Imana yagize ute yakoze. Iyo turi mu bibazo niyo amaganya muvugabutumwa tubwiye amashimwe akaba makeya. Abisirayeli mbere barebaga inyanja impande bakareba Nyamuremure n'Inyamagumba kubizamuka naho baragera. Inyuma ni ingabo za Farawo zifite intwaro ziteye ubwoba. Mose watuvanaga hehe kutwikira mu nzira, bibagirwa ko banyuze hagati mu nyanja. Naho hari inyanja banyuzemo ariko wibagiwe iki? Wibagiwe Imana. Reka dusenga Imana. Ntabwo utwaje uzajya ngo ntiwabwiwe. Ariko bene data nongereye ikindi kababwire. Indahiro turahira n'akanwa kacu kuba twatuza akanwa kacu tujya tuzirikana ibyo dukoze. Tujya tugomba gufasha umwanya wo kwatura twabitekerejeho twabihamenyeje n'umutima wacu. Ndatuye saa 4 saa 5 saa 6 ndi mu byanje, nongeye gusubira hehe muri bya bindi. Imana twambika imbaraga kandi dusenge Imana tukama dusenge. Burya munsi wabatizwaga yewe muntu w'Imana, bene data wahagena Imana isezerano wimuye Satani. None ko wakonje ukava kumukiza ukareka urukundo rwa mbere, Data wo mu ijuru abazakubwira ati igendere, bazaguheza hanze. Yaguhora hanze wari umuririmbyi, guhora hanze wari umwarimu, guhora hanze wari umujyanama. Biteye iki? Biteye agahinda. Uwiteka Mana yacu, uri Imana ituzi imbere n'inyuma, uri Imana ituzi kuruta uko twiyizi. Wakoze kubana natwe aturinda, wowe tukiri inzara mu nda za ba mama. Reka rero tugushimire kubera ko waturinze ukadusumbisha amagana yatagutse, ukadukura mu magana y'abanyabyaha. Ibyagombaga kuduhitana ukabiturinda, ukaturinda bidukingira. Uyu munsi tukaba tukiriho tuyihumeka umwuka w'abazima kandi turi babi. Warakoze izirengeye ntabwo icubahiro. Mwaka kanya turi mu bwiza bwawe twazi dutunganye, kandi twaribagiwe twagira imirimo n'ibitangaza wakoze hagati muri twe. Twahize imihigo, iyo mihigo ni uko tumaze kuyiga urabidukorera turibagirwa. Tubabariye, reka ubwoko bwawe udukura mu gitabo cy'abarimu ukadushyira mu gitabo cy'abakiranutsi. Amazina yacu yasiranganye wongere yandike. Buri mwese uri hano atatanga umugisha wawe ngo dutanga umuvumo, kandi tukiri mu rugendo uje turengera utwitaho, tube mu ruhande rwacu. Umuja wawe yatuje akanwa ke hari icyaretse, aretse ubusinzi,
aretse umujinya n'uburakari yagiraga ndetse n'ibindi byakamubuza ubugingo, ariko uhaye mwaka kanya n'izina ryawe rikomeye urwangiye umurwanyi uhiga umuhiga, satani nta ruhare amufiteho, tumwataho imbaraga zawe zimukomeza kugenda ahagenda avuga akora mu kuvuga akoreshwe nawe, reka imbaraga zawe zimugeraho, umwuka wawe ukomeze kumuyobora, kandi turasengera umuryango we, ari umutware we, ari abo yashakiye, ubagenderere, bamurikishirize umucyo wawe, ubwiza bwawe bubagereho, nawe babashe guhinduka nk'uko ahindutse, uko wabonekeye Sawuli ukamuhindura akitwa Pawulo, niko yagendereza umuja wawe. Ubwiza bwawe reka bumubagireho, reka umucyo wawe umugereho, kugira ngo azabone uko ahimbaza so Data wa twese wo mu ijuru, n'abandi bahindukire ku bwe, aho atuye mu gace akomokaho, mu muryango akomokamo, bityo imbuto ze zibashe guhindura n'umugabo we. Haleluya. Reka ikibaniro cyawe gikomeye kiganza kandi cyatike kuri uyu muryango, reka ubwiza bwawe bukomeza burabagiraneho, kandi ubwiza bwawe burabagirane mu iri torero, ubwiza bwawe bugere mu miryango yacu, tubashe gukora ibishaka n'udushima. Umuryango mwangirire amavuta kandi ukomeze kumugwiriza ubwenge, utwagura imbaga nk'uko yaguye Yabesi, twaguke mu bigo by'umwuka, abashyitsi badusuye Mana baha umugisha, Mana ubwiza bwawe bukomeze bubagereho, buri wese ufite icyifuzo ni uko Imana ugisubize kubera ko uri Imana, kandi wongerere amashimwe mu kanwa kacu kugira ngo ukomeze tunezerwe. Reka ibyo ushaka n'idushima bikomeze kuba mu izina rya Yesu, amen. Tukiri muri uwo mwanya